Shalom, amahirwe mashya kuri uyu munsi. Uwiteka aduteje intambwe nshya kandi ni igihe cyo kugira ngo wunguke ibirenze ibyo wari ufite. Imana yo mu ijuru ije kurushaho kukugirira neza kuko yuzuye urukundo kandi rufitiye wowe. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 11. Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabiye? Umva nshuti y'Imana, umuntu ashobora kukugira neza ku wa mbere ejo akananirwa, bibaho. Ariko Imana ije kurushaho. Amagambo meza abantu bakubwiye, Imana ije kurushaho. Imishinga myiza abantu bakubwiye bagufiteho, Imana ifite myinshi myiza kurushaho. Uwiteka aragutekerezaho ibyiza kurushaho. Ibyo umukunzi wawe yakubwiye, ibyo ababyeyi bawe bakubwiye, ibyo nawe wiyemeje kwikorera, ibyo inshuti zawe zakubwiye, ibyo byose Imana igufiteho umugambi mwiza cyane kurushaho. Kuba muzima, kugira amahoro, kuba mu mutuzo, kuba mu munezero, kunezerwa, gukuza abana bawe, kukugira neza, kuguha amasaziro meza. Imana igufitiye byinshi byiza kurushaho kandi ije kubikora no kubisohoza. Mana, ndagushimye kubw'uyu mugambi mwiza. Urakoze kuwusohoreje mwene data, ukaba umugiriye neza kurushaho. Mu izina rya Yesu, amen.